filime ended my ubuzima bwanjye naraburangije barimo umuntu bari kunika we ibintu murabibonye yewe gadata we ati narishe I ended my ati mugenzi ubuzima bwanjye naraburangije I destroyed my life ati ubuzima bwanjye narabwangije pe I blame no one nta muntu umwe mbihora cyane pe present yagasashamo once a person who chose wishe ntaririrwa but if you hear the voice of God ati mugenzi igihe uzumva ijwi ry'umuzimu risakuye cyangwa se rikongorera do not ignore it ntuzabice amazi umusizi musare be the ghost coming to revenge the evil ati byasohoka ko mugenzi ari umuzimu uzaje kubera mugenzi ibintu wakoze you have done kubera ibintu wakoze be afraid uzatinye and confess it nyagasani nta bintu mwumvise do not ignore it ihanga ndafata pole turi gutangira it will be the ghost coming to revenge evil you have done umvijwe be afraid uzatinye and nta bintu mwumvishe nurangiza wihana ibyawe byawe for the final chapter nurangiza utegereze ukuntu inkuru yawe irangira urumva yewe data we bari kuri